sinzi niba uri kumva icyo kintu. Uyu yaje Kigali yibye ababyeyi. Mu minsi yashize nta muntu wakurikiye igitaramo cya The Ben utarabonye witwa Yampano uburyo yahagurukije abantu mu minota 5 yonyine bari bamuhaye. Bamwe bakavuga ko ari we muhanzi u Rwanda rusigaranye. Azwiho guhanga indirimbo zikundwa n'abantu benshi bidaturutse kuri promosiyo ziba zakorewe ahanini, ahubwo ari ukubera ziryohereye kuzumva. Niwe wahimbye indirimbo Ndi kwikubita, iyo yise ngo, ariko imaze kumenyekana nka Uzi gukunda umukobwa w'umurundi kazi n'izindi nyinshi. Reka nkwisabire niba ukurikiye kino kiganiro ntugende kitarangiye, kuko ngufitiye inzira iteye amatsiko uyu musore yanyuzemo kuva iwabo Nyamasheke kugera i Kigali, kuva hageze kugira abaye Yampano tuzi ubu. Yaribye, yarahuguje, se yamwohereje kuba mu nzu ya wenyine yiga mu wa 6 primaire, yiga igifunda atagishaka birangira nabi. Bese ubuzima bwe bwose tugiye kubukubwira wibereye ahuri. Nongere nkwibutse ko udakwiriye kugenda kino kiganiro kitarangiye, kuko ndabizi ko uracikwa na byinshi kandi by'ingenzi. Ababyeyi be bamwise uwo rizagwira Floriye. Yavutse mu kwezi kwa 6 umwaka wa 2000, avukira hitwa Mpabe mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Rangiro muri iyi misozi ubona. Bundi Nyamasheke hazwi ko ariho hantu kure mu Rwanda aho waba uturuka hose. By'umwihariko muri kino cyaro kiwabo, kugira ngo abe yatega imodoka byamusaba kugenda ibirometero bigera ku 10 bihwanye n'amasaha 2 n'igice n'amaguru, gucaginga telefone, kureba televiziyo n'ibindi nkabyo. Akiri muto yari afite nyirarume i Kigali, hashize igihe na se aragenda, nyuma na nyina musangayo baza kwibera i Kigali. Yampano wari bucura yasigaranye n'abavandimwe be i Nyamasheke. Ubwo yarageze mu mwaka wa 4 primaire, papa we nibwo yamubwiye yuko natsinda amasomo azamusura i Kigali, akajya mubwira yuko atuye Nyamirambo. Yampano yaje kuba wa 3 maze se amwemerera kumusura i Kigali i Nyamirambo. Yamaze amezi 2 akajya mwiba uduceri, akajya kwiga igare. Icyo gihe ariyo yatangiye kujya tungurwa nuko ibyo yumvaga ku maradiyo byari bimwegereye, nk'urugero studio ikora imiziki ya Touch Record. Yagiye atungurwa no guhura n'abantu bakamubwira yuko bafite nimero z'abastari bakomeye mu Rwanda, bamwe akazibaka. Yibuka uburyo bamutumaga kuri 40 i Nyamirambo. Umunsi umwe akebutse abona studio yanditseho Touch Record, yumva bidashoboka. Ngo yagiye akunda kujyayo akayitegereza cyane. Yigeze kuyitegereza arabuko barimo Ama G The Black, Badman Boys, Riderman n'abandi batandukanye bari kwatambuka. Yumva nabyo ntibishoboka. Ngo yigeze kwaka umuntu nimero ya Jay Polly, aramuhamagara, aramwibwira, amubwira yuko ashaka gukora imiziki. Undi ati wowe se wa mwana we ubuguzi burya indirimbo ikorwa cyangwa ivuna. Jay Polly yumvishe ko uwo mwana ibyo avuga atabizi, aramukupa. Amezi 2 amaze gushira, bamusubije Cyangugu ku gahato atabishaka. Saa 9 za mu gitondo se yaramaze kumugeza Nyabugogo, aramutegera. Ageze Cyangugu asanga hatandukanye cyane naho yaravuye. Atangira kujya yumva ya majwi y'inyamaswa bitewe nuko yaratuye hagati ya Nyungwe n'Ikivu, mu gihe yibukaga nanone andi majwi y'imodoka n'urujya n'uruza rw'abantu muri Kigali. Yampano ahantu yamaze icyumweru kimwe gusa. Bashiki be batabizi, avuga ko ari umunsi umwe mu gihe mushiki we yari gukubura, avuga ko hari kwa 6 mushiki we ari gukubura, amunyura inyuma atabizi, afite umuceri yari yaravanye Kigali. Yawujyanye ku musaza bari baturanye kugira ngo awugurishe abone amafaranga ashobora kuba yagira itike imusubiza i Kigali. Amuha 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda, tayari itike yo kumusubiza i Kigali ibirabonetse. Yarazindutse saa 9 za mu gitondo ahitwa Tyazo handi bategeraga, bitewe nuko habaga bya bibisi binini bya Onatracom, hakaba hari abantu benshi baje gutega. Avuga ko iyo wagura umwana ntubona umuntu wo guteruranga kunyuze mu idirishya, warasigaraga. Uko nkuko ni nako yasigaye abura umwanya. Yanze gusubira mu rugo bitewe nuko yari yabibye. Yahise afata umwanzuro wo kunyurira kure, afata taxi isanzwe agera hitwa ku Buhinga, ahura nivuye Kamembe igakomeza Butare yerekeza i Kigali. Iyo yari yanditseho Impara. I'm gonna understand the inner workings of a woman